Uyu munsi nifuje gutanga ubuhamya. Today I have a wish to testify. Ariko nifuzaga kubutanga ngira ngo ndabona n'umwanya munini ko nari mfite ubuhamya bushaka bugabanijemo kabiri. So, but I asked this time, thinking I would be given enough time. Ariko umwanya ni muto yareka, ariko ndabivuga muri make ntacyo. So, but I will summarize because of the shortage of time. Ubwa mbere ndashima Imana. I thank God first of all. Kuwa mbere w'icyumweru gishize hari amasengesho, hanyuma tuva ahangaha tuma nimugoroba tuvuye mu masengesho dutashye. Last week on Monday we had the prayer meeting, we attended and we left this place. Hanyuma ngeze hafi yo mu rugo ni ku irembo rwose ni hafi y'urugi. Hanyuma mpura n'umwana mbona agiye nko kugwa muri ruhurura, ngiye kumutangira abarijyugwamo. So arriving home I saw a kid about to fall down. I rushed to save her, but I was the one who fell down. Ubwo n'umwana yaraguye nanjye ngwa muri ruhurura. So but later the kid also fall down. Hanyuma ubwo igitekerezo cya mbere mpita mvuga nti ndavunitse. So the first thought came in my mind was that I would be broken. Ariko ako kanya isezerano riraza mu mutima wanjye, ndavuga ngo simvunitse kuko ngomba gukomera nkakomeza nkagumana n'Imana kuzageza igihe isezerano rirangirira ngo Nzaguheka ngo imvi zirinde ziba uruyenzi. So but quickly in my heart I remembered the promise that I will be healthy serving God, because the promise says I will carry you until you get aged. Mva muri ruhurura nsanga nkandagiye numva urukweto rwuzuyemo amaraso. So I stood up from that waterway, but I found in my shoes there was blood. Nari nakomeretse ku kuguru. So I was injured on my leg. Mu ivi narababaraga. And there was the pain in my knee. Ariko noneho mvamo ubwo mbabajwe n'umwana waguye mutoya kagusha umutwe, ndibwira nti ngira ngo arababaye cyane. So but I stood up with the sadness of the kid who hit the head down. Ako kanya nahise ntuma umwana ntijya gushaka umuti duha umwana kuko numvaga ushobora kuba yababaye cyane. So I sent one child to go to look for medicine to the young kid. Ariko uko ngenda nkumva urukweto ruragenda runyerera rwuzuye amaraso, ngeze mu rugo nsanga nyine nakomeretse. So but as I was stepping going home, I could feel some blood in my shoes. Ubwo nanjye naguze umuti ndahanagura ndapfuka, ariko amaraso arakomeza arava. So I also bought medicine, but the blood kept on bleeding. Ariko ndavuga n'ibyo ari byo byose ndi muzima. But in my mind I was comforting myself, saying I'm good. Sinakomeretse, sinavunitse. I'm healthy, I have no big problem. Muzi neza yuko yewe ndi mukuru cyane, ndi umukecuru. Rero iyo abantu bakuru iyo baguye kenshi cyane baravunika, usanga benshi bajya gupfa bishwe n'imvune. So as you know me, I'm aged, and most of the elderly people, they die because of the injury. Ariko je maze kugwa nk'inshuro enye, kandi ngwa cyane ahantu biboneka ko nshobora kuvunika, ariko nta na rimwe nigeze mvunika. But strangely I fall 4 times, but there is no big problem. Hari ubundi nigeze kujya iriya mu misozi gusura umukristo, barabiza abamama twari kumwe, naguye muri ruhurura ndende cyane,
bankuramo bankurura ariko narahagurutse ndakomeza mba muzima. And if the moms remember, we once visited one sister in the mountain place, and I fall. They are the ones who took me from there, but no problem happened. Rero hano ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kugendera mu ijambo ry'Imana n'isezerano ry'Imana. So we are preached that we need to walk with the promise of God. Mbere ntabwo nabyumvaga, navuga ngo isezerano ry'Imana nkumva ntazi icyo bivuga, ariko ubu narabibonye. So I couldn't understand this, but later on I came to realize what was it. Kuko maze kubona neza yuko iyo ugendeye mu isezerano ry'Imana, Imana irikoreramo nyine ugahora wumva yuko iryo sezerano ari iryawe. Because whenever we walk in the promise of God, God himself works through it, and you also stay comfortably. Rero nashakaga kuvuga ubundi buhamya, ariko amasaha ararangiye, ubwo nzabuvuga ubundi. Nashakaga gutanga ubuhamya ku byerekeye, nshaka kubashishikariza umunsi wa gatanu. So the time has gone. I would like to also share the other round of testimony, encouraging you the good thing of the Friday devotion. Uyu munsi wa gatanu twigishijwe na Pastor Blaise, twigishwa na Pastor Anne. This last Friday the preachers were Pastor Blaise and Pastor Anne. Kandi amagambo batwigishije numvaga nshaka kuyatangamo ubuhamya. So and the words they shared with us, I was willing to testify about them. Ariko none nta mwanya uhari. Unfortunately there is a shortage of time. Bajya bavuga hangaha iyo batangiye nyine bakavuga gahunda z'icyumweru, bavuga wa gatanu, ukibaza hari yuko ari umunsi usanzwe, ariko nashakaga kubabwira bene data ko ari umunsi udasanzwe. So when they announce about the program of the week we are going to start, they also mention the Friday devotion, and you may think it is a normal day, but I would like to tell you that it is a special day. Kuko mbona ari nko ku cyumweru kubusanzwe. Because for me I don't distinguish that day and this Sunday. Nkuko tugira amateraniro ya mbere mu gitondo, tukagira n'ayandi nyine mu gitondo 3:30, hanyuma irindi teraniro rikaba 4:30, ni nako kuwa gatanu tugira amateraniro abiri, ni nk'amateraniro abiri. So as we have two services on Sunday, the same way we have two services on Friday, two sessions. Rero iryo ayo magambo twumva muri ayo materaniro abiri, nukuri na amagambo akomeye cyane, kandi umukristo wese numva kuye kuba afite mu mutima we. So the words we share in those two sessions of Friday are the strong words which I can wish all of you to come and listen. Rero nabifurizaga yuko umuntu wese wabona akanya yajya akazigama kugira ngo kuwa gatanu aze duterane. So I would like to encourage you to try your best to come and we gather together on this Friday. Harimo inyungu nyinshi. Because we gain more from this day. Kuko nta muntu utaza guterana ku cyumweru, ahantu hose mu madini baraterana ku cyumweru, abambaye neza bati tugiye kumva ijambo ry'Imana ryo ku cyumweru gusa. Because all Christians in whatever churches, they are accustomed to attend the Sunday service. Ariko abantu bamenye neza ijambo ry'Imana, abantu bazi Imana, bari bakwiye no kongera no mu yindi minsi kuba bafata n'uwo munsi nyine bakumva ijambo ry'Imana, kuko rifite akamaro cyane mu bugingo bwacu. But to those who know the importance of the word of God, they can also spare time for the one day of weekdays, so that they share much from the word of God. Pastor Blaise yadusomeye mu Baroma igice cy'8 umurongo wa 31, mujye kuhisomera. Pastor Blaise shared the word in Romans 8 verse 31. I wish you go and read the chapter. Pastor Anne yadusomeye mu byakozwe n'intumwa igice ngira ngo ni cya 6 umurongo wa 22 ngira ngo. Pastor Anne read in
in Acts chapter 6 verse 22 probably. byose bivuga kubw'ijambo ry'Imana. Tudafite ijambo ry'Imana niho dukora amabi. So all messages were talking about the importance of the word of God. When we do not have the word, we find ourselves doing evil. Nicyo gituma Imana yanze umwami Sawuli igakunda umwami Dawidi. That's why God forsook the king Saul and testified on David. Umwami Dawidi yumviraga ijambo ry'Imana ariko umwami Sawuli yanze kumva ijambo ry'Imana. Because the King David obeyed the word of God, but King Saul was rejecting the word of God. Rero iminota irarangiye, reka ndekera aho ngaho. So we'll speak up to here because of time. Ushaka kubimenya azaze kuwa gatanu. If you want to know more, you also attend this Friday. Ni umunsi mwiza cyane. It's a good day. Murakoze. Thank you very